mbona umubyeyi arambwira ati ngewe ndi fiyemere sibyo urabona uri insoresore ntago nagucumbikira ntago byakunda. haleluya. abantu bagira ngo wabaye umugabo wanjye kandi ntago yari afite izina ryiza ntazibagirwa, yitwaga nyina w'umuntu, irindi ndaribahishe. naravuze ati ko kuri nyina w'umuntu, ntago uri nyina w'umuntu umwe ahubwo uri nyina w'abantu benshi. ndavuga ati noneho manza n'Imana itakibaho, ahubwo ndabona nyina w'umuntu ari ubaye Imana. Imana yereje ibihumuriza kwa Yobu, Imana yakoze ibitangaza mu ruhande rwawe. Muka wera manukama yo imitima iyo muka wera manuka yo muka wera manuka muka wera manuka yo imitima iyo imitima iyo muka wera manuka yo muka wera yo muka wera manuka yo imitima yacikire. Tukiri kongera kwitekerezaho uko twagendanye n'umwami wacu, uko twabanye nawe. haleluya. bamwe twaramukiraniweho turatukana, abandi twinjira mu magambo, abandi twinjira mu mitwaro yari itatureba, abandi tuvunwa n'ibitaraaturebaga. ibyo byose bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. ariko ndakwinginze uyu mwanya ngera uce bugufi, urebaho umwuka w'Imana, urebaho umwuka wera agiye kumanukira, urebaho umwuka wera agiye gukora, urebaho umwuka wera agiye gufungura maze umutegurire ibyicaro bye. reka dusenga Imana. ubwo turaba dusenga Imana, ubwira Imana ati nanjye mbabarire. haleluya. maze ubwira Imana cya kindi cyakunaniye, ubwira ati Mana mbabarira. haleluya. Mana nyeza, Mana ntunganya. haleluya. turagushimye data mwiza, imitima yacu iri imbere zawe, imitima yacu iciye bugufi, imitima yacu irakurindiriye, imitima yacu iragutegereje, imitima yacu iguhanzeho amaso, imitima yacu ni wowe irimo kubona. haleluya, haleluya. dukubise hasi byatuvunaga, ibyaha byacu turabizanye. haleluya, haleluya, haleluya. tunanije zotela nkebone dese pashi katika jina la Yesu Kristo. imbaraga zawe reka zituzeho, amaraso yawe reka tweze, amaraso yawe reka dutunganye, amaraso yawe reka dukoreho, amaraso yawe turayahamagaye. nawe hamagara amaraso ya Yesu mu ruhande rwawe. amaraso ya Yesu niyo abasha kweza, amaraso ya Yesu niyo abasha gutunganya, amaraso ya Yesu niyo abasha kutubohora, amaraso ya Yesu niyo abasha kutuvanaho urubanza rw'ibyaha. amaraso ya Yesu, haleluya, ahagaze asiga yera. iyo ageze ku barwayi barakira. amaraso ya Yesu iyo ageze ku bananiwe, haleluya, bararuhuka, barangiza bagatambuka bemye, barangiza bagashima Imana, kuko Imana ari umwami w'amahoro. amaraso yawe turayahamagaye, amaraso yawe reka tweze, amaraso yawe reka tweze, amaraso reka tuboneze. ijambo ryarambwiye ngo niyo soko yoza abanduye bakabonera rwose mu izina ryawe rikomeye. amaraso yawe natuzeho, nagere ku bamama, nagere ku bakobwa, nagere ku basore, nagere ku bapapa, nagere ku bana. ubwami bwawe buze. rezo tenekerie bode selanki tutarabe vevoaranki de stade. hamagara amaraso ya Yesu ku buzima bwawe, hamagara amaraso ya Yesu mu kibazo cyawe, hamagara amaraso ya Yesu mu ngorane zawe, hamagara amaraso ya Yesu, haleluya, aza gukoreho. hamagara amaraso ya Yesu mwene data, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara amaraso ya Yesu. pashi katika jina la Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo rikomeye, turahamagaye amaraso yawe, amaraso yawe watumeneye, amaraso yawe yakoze imirimo, amaraso yawe yakoze ibitangaza. haleluya, haleluya, haleluya. ndabona marayika wawe arimo akora ku bantu. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo ngabo nibo bana b'Imana. haleluya.
rero reka duhamagara imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zituzeho. Umwuka wawe wera mwami turamukeneye mu mitima yacu, turamukeneye ku buzima bwacu, turamukeneye mu nzira ducamo, turamukeneye ngo tuyobore mu murimo wawe, turamukeneye. Oh haleluya. Yesu wamuduhaye mu isezerano, waravuze ngo igihe nzaba ntari kumwe namwe nzaboherereza umufasha, uwo mufasha azabana namwe, azabana namwe ibihe byose. Oh haleluya. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 8 niho havuga ngo icyakora, oh haleluya, nzabahereza imbaraga, haleluya, ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, haleluya, i Samariya, i Yerusalemu ndetse no ku mpera z'isi, haleluya. Reka tuba abagabo bo guhamya koko, kuko ari isezerano waduhaye. Yesu ndaguhamagaye, Yesu ndaguhamagaye, umwuka wawe n'isezerano waduhaye atuzeho, kuko ari wewe ushobora byose. Mana dukomeje kukwereka gahunda yose, abawe ukomeza kubana natwe muri uyu mwanya turi imbere zawe, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kubwo kutubohora no kutugirira neza. Yesu urakoze. Amen. Yo haleluya. Yesu nashimwe cyane. Oh haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo yemwe abarushye, haleluya, namwe abaremerewe, haleluya, nimuze munsange maze mbaruhure, haleluya. Yesu hari impamvu yaguhamagaye none, Yesu hari impamvu yakuzanye uyu munsi, kandi yari afite umugambi mwiza kuri wowe. Haleluya we. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none, haleluya, ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none igitangaza gikomeye Imana igiye gukora muri wowe, haleluya, nuko ijambo yampaye yambwiye ngo ikuzaniye ibihumuriza. Haleluya. Wari umaze iminsi ufite ibikuriza, wari umaze iminsi ufite ibikunaniza, wari umaze iminsi ujahaguritse, udafite igihagararo, ariko Yesu arakizanye. Uyu munsi ugiye guhagarara nk'ingabo ya Kristo, uba umugabo wo guhamya mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'igitangaza ku buzima bwawe. Wowe turi kumwe nawe uri kunyumva, haleluya. Umunsi mwiza ni niwo nakweme, yo wambereye umucunguzi, nyengwizi byawe yo singize Yesu wanyo yo anyigisha iby'inzira ye, ngo sengeshi menezerwe, singiza Yesu wanyo yeshibyaha. Haleluya. Reka dusabe abantu begereye Bibiliya badufashe gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusabe abantu begereye Bibiliya badufashe gusoma. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice byaho 11 nako 15 ku murongo wa 11. Yobu. Haleluya. Abana ntimusakuze. Haleluya. Yobu 15:11. Nimutinda kuhabona ndahishakira. Amen. Mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike biguhaza? Buhoro twongere. Mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike ntibiguhaza? Mbese ibihumuriza
ibihumuriza by'Imana bibaye bikeya ntabwo biguhagije. Haleluya. n'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze. Hoya, n'amagambo y'ubugwaneza, haleluya, ntabwo arimo kukunyura. Oh, haleluya. Komeza komeza. Niki gituma umutima wawe uguhabya? Niki gituma umutima wawe uguhabya? Amaso yawe agahumbaguza. Amaso yawe agahumbaguza. Ukerekeza umutima aho kwinubira Imana. Ukerekeza umutima wawe aho kwinubira Imana. Ni 11 gusa. Imana itugirire neza cyane. Mbese ibihumuriza by'Imana byabaye bikeya ntago bikiguhumuriza, byabaye bikeya ntago bikiguhaza, byabaye bikeya ntabwo bigikora, byabaye bikeya ntabwo bigihagije. Byagenze gute? Haleluya. Mukecuru, ibihumuriza by'Imana byabaye bike, byagenze gute? Preza Imana tubabarire, Yesu aguha umugisha. Dutambuke mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, duhere ku murongo waho wa mbere. Niba hari ufite Bibiliya antize, niba hari uwihuse akaba yahagaze tugende. Dusome mu izina rya Yesu. Yego tukomeze. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Buhoro buhoro. Soma urangize hanyuma ukomeze wicare. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi nzakemura abandi kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazuganywa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringaniye, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindiro by'ibyuma uzabicamo kabiri. Gatatu, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari ndi Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Ubwo umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe ngo nyimye izina nubwo utigeze kumenya. Okay, Imana iguha umugisha. Ku mazina nge mugiye kubana muri uyu mwanya, nitwa Evangeliste Ezekiel Mfitumukiza. Mperereye ahangaha mu mujyi wa Musanze, niho ncumbitse iwabo w'umubiri, ariko iwabo w'umwuka ni mu ijuru, ariho twese duharanira cyangwa ariho dusiganirwa mu izina. Haleluya. Iri jambo rero tumaze kumva mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu, yaburanyaga Imana. Haleluya. Yobu yaburanyaga Imana, kandi buriya igitabo cya Yobu gifite amateka, kuko nicyo gitabo cyanditswe mbere y'ibindi bitabo byose. Abanditsi bacyo ntibagaragara neza, bamwe barakeka, ariko iyo bakurikije iyo nyandiko n'igihe cyandikiwe bavuga ko igitabo cya Yobu aricyo gitabo cyanditswe ryari mbere. Haleluya. Rero iki gitabo cy'umuhanuzi bita Yesaya tugezemo, haleluya, mu bice byaho 45, aha hantu ndagira ngo muntege amatwi neza. Haleluya. Ngo ibi nibyo Uwiteka abwira nde? Kuro wa hehe? Ibi nibyo Uwiteka abwira njyewe. Hita uvuga ngo njyewe. Ibi ngibi nibyo Uwiteka abwira njyewe, uwo yimikishije amavuta. Ahubwo se wari uzi ko wimikishijwe amavuta? Yewe, wari uzi ko wimikishijwe amavuta? Abantu ntabwo bazi ko bimikishijwe amavuta, n'amavuta bimikishijwe ntabwo bayazi.
hari abimitswe mu magambo ewana bazi kuyavuga kabisa, bakazivevenuza ubundi bagakubita nga hariya kabisa, bagatwika ishyamba rigashya kandi ryari icyatsi rikuma neza neza, umuriro ukazamuka. Ayo niyo mavuta bafite nyine y'amagambo. Ariko si yo mavuta Uwiteka yabwiye weho uyu munsi. Aya mavuta aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere. Yesu yayahayemo intumwa mu isezerano, arazibwira ngo haleluya, icyakora muzahabwa imbaraga ubwo Umwuka Wera azagira ute, azabamanukira. Uhereye uwo munsi muzaba abagabo bo kumpamya. Uhereye ryari? Uhereye ryari yemwe? Uhereye none tugiye kuba abagabo bo kugira ute. Uriya wari umunsi w'intumwa, haleluya, ariko none ni umunsi wacu, haleluya. Imana itugirire neza cyane. Mwumvisha ayo mavuta ahise aguhindurira izina, ahise aguhereza irindi, ahise haleluya, haleluya, haleluya. Imana itugirire neza cyane. Ngo uwo nimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Yewe Uwiteka afashe ukuboko kw'ibumoso kujya kunanirwa vuba, ariko Yesu aturebye twitegereje adufata mu kaboko k'iburyo, haleluya, kugira ngo atananirwa kudufata, atananirwa kutwihanganira, atananirwa kutugirira neza, atananirwa kwitaho, atananirwa kubana natwe, atananirwa haleluya kutugirira neza cyane. Nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ibibazo byari imbere zawe, agasuzuguro k'abadayimoni kaguhigaga, kakandi kakunyegaga, kakandi kagucaga intege, ngo Uwiteka akakuneshereza amahanga yari hehe? Imbere yawe. Ese ubundi amahanga ni iki? Amahanga ni ibintu bishyashya, amahanga ni ibintu bigutunguye, amahanga ni ibyo utazi, amahanga ni ibyo utarabona, amahanga naho utaragera, amahanga ni ibyo wumva ariko utarashyikaho, udafite. Imana itugirire neza cyane, haleluya. Muhumure, dufite Imana igiye kutuneshereza amahanga ari hehe? Imbere zacu. Ntabwo uyu munsi ari kura urimo kubyirwa, ahubwo uyu munsi hari kubyirwa ngewe nawe. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ngo kandi nzakanyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Haleluya. Hari abantu bajyaga mu kazi bahagera bagasanga imiryango irakinze. Hari abantu badepozaga bahagera ntibabakingurire, sekirite akababwira ati ubusubiye inyuma uzongera ugaruke, ati genda bose ntawe uhari. Ijambo rirambwiye ngo haleluya, n'amarembo ntazugarirwa, haleluya. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana itugirire neza cyane. Ahangaha tugeze mu jambo ryitwa amasezerano, haleluya. Njya nibuka umunsi umwe ngewe nigeze kurara hanze, muranyumva? Ngewe nigeze kurara hanze mu ishyamba, ishyamba bita Rubavu, mujya muryumva. Nabuze icyo ndya, nabuze aho ndyama, kandi icyo gihe nari umuhanuzi sha. Navugiraga Imana, Imana ikambwira nzakugirira. Nkati Imana wampaye n'ikirindazi basi kijana nkareba ko cyafata mu nda bugacya. Imana ikambwira ngo nzakugirira, izangirira neza koko binyuze hehe? Yesu nashimwe cyane. ndara hanze buracya.
Imana y'ibishatsi irakwigisha, ikakunyuza mu makorosi, ikakugarura mu mavene, ikakugarura hirya, ikakuzana hino, ikakwicaza aho ngaho munsi y'intebe abandi bicara hejuru, ikakujyana munsi y'ameza, ikaguha ubundi buturo. Aleluya. Imana urayizi, Imana urayumva, Imana warayibonye. Njyewe ndakubwiye ngo naraye hanze mu ishyamba, ngo abantu baratinya da, ko ntatinye ko inyamaswa yansanga mu ikandya se. Aleluya. Buriya ikigaragaza kikiri gishasha, hari ukuntu abantu birwana ngo ndahamagara anko, niza amayinite mpamagare umushiki wanjye, ndahamagara mama. Kiba kikiri gishasha. Iyo kigaragaza kikiri gishasha, abantu birwanagaho, abantu bagiraga ibyishingikirizo, abantu bagira ukuntu babitekereza. Ariko ngewe ikigaragaza kimaze kumenyera, sinari nahamagara mushiki wanjye. Icyo gihe nta na telefone bagiraga. Yesu nashimwe cyane. Hari imipira bajya bita jampa murayizi, iri yigira ingofero igifite n'amaboko. Noneho hari ukuntu nabonaga bincanze, nkagenda nkihengeka nko mu gitsina cy'intoki, hari ukuntu insina ibyara ikazenguruka, noneho nko hagati batema nk'imitumba ikamera nkiguyemo hagati. Noneho nkagenda wa mupira wanjye nkawutsura neza, ingofero nkashyira mu maso, nuko nkarindira ko bucya twahura ukabona ko umuntu akomeye. Ndagira ngo nkubwira mu ijuru hari Imana. Imana yarambwiraga ngo nzakugirira neza, nkibaza Mana, byibuze wampaye naho ndambika umusaya. Aleluya. Byibuze wampaye n'icyo kurya, inzara iranyishe, nta cumbi ngira, nta hepfo nta na ruguru, ntawe nirukira, nta mubyeyi, nta nshuti. None weho ubura ibirayi rimwe ugatabaza isi yose ikamenya ko ibirayi byabuze. Twe twagendanaga ikirere mu nda, urimo kunyumva? Ikirere tukazirika mu nda, amara yarabuze icyo afata, kugira ngo noneho turebe ko ibintu byagenda neza. Tukagenda tukavuga ati basi reka tugende twirigwa imbere y'Imana, yenda Imana yaduha umugisha cyangwa yafungura n'isezerano. Hari igihe uba mu kigeragezo ugasenga ukagira ngo Imana ntabwo iri kumva, yarimutse, ntabwo ikiba mu ijuru, nta nubwo ikikubona, nta nubwo igihari. Ibihe nk'ibi Yobu yabigezemo, abura umugore mwiza yakundaga, abigezemo abura urubyaro rwiza yari afite, ubutunzi abona buragiye, amatungo abona aragiye, imikumbi n'udukumba abona biragiye, amashyo abona amuvuyeho. Arangije none hagira kwiheba, aravuga ati none bigenze gute? Nuko Uwiteka aramubwira Yobu, Yobu we, Yobu atasiyo, rekereraho Yobu, ese ibihumuriza byanjye byaba birangiye? Ese utekereza ko ubugwaneza bwanjye bwaba burangiye? Hoya hoya, rekereraho, kuko ndi Imana. Haleluya. Ndi Imana ikomeye. Yesu nashimwe cyane. Imana yagabanyije umusonga. Haleluya. Mbona umubyeyi arambwira ati ngewe ndi fiyemere, sibyo? Urabona uri insoresore, ntago nagucumbikira, ntago byakunda. Haleluya. Abantu bagira ngo wabaye umugabo wanjye kandi ntago wantunga. Urimo kunyumva? Icyakoze hari ikintu nzakumarira. Mu gitondo ujye uraza unywe igikoma nguhe n'irindazi, saa sita nizigeruze nguhereze ibyo kurya, nimugoroba nihageruze nguhereze ibyo kurya, ibindi nawe wimenye. Uwo muntu yari afite izina ryiza ntazibagirwa, yitwaga nyina w'umuntu, irindi ndaribahishe. Naravuze ati ko kuri nyina w'umuntu, ntabwo uri nyina w'umuntu umwe, ahubwo uri nyina w'abantu benshi. Imana iguha umugisha. Uwo munsi noneho nkajya mprofita, nkareba ukuntu ngenda nkakaraba, noneho nkagenda, urumva nari maze kwemererwa irindazi n'igikombe cy'igikoma, saa sita ibyo kurya, nimugoroba ngo abantu ngo ntibarye ibiryo da, ngo ngiye ngo biriya biryo ngo ntabwo mbikunda. Ayewe, nukuba wabibonye, nuko wabibonye inzara itaragukubita neza neza ngo
ngewe biriya biryo ntabwo mbikunda. Ayiwe ntangira gushima Imana, ndavuga ati noneho manza n'Imana itakibaho, ahubwo ndabona nyina w'umuntu ari ubaye Imana. None si we wari uri kungaburira, si we wari umfitiye imbabazi. Nuko nanjye icyo gihe nangira kumva rwose ibintu bimeze neza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nangira kumva ibintu bimeze neza, ndavuga ati uko biri kose, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndavuga ati uko biri kose nanjye noneho ntangiye kurya, uko biri kose ibintu bimeze neza, nta kibazo. Nakandagira nkumva ndakomeye, haleluya. Nagenda nkumva ibintu bimeze neza, haleluya. Yesu uri mu ijuru yabishaka arahindura, kandi hari ibyo aje guhindura ku buzima bwawe. Imana yohereje ibihumuriza kwa Yobu. Imana yakoze ibitangaza mu ruhande rwawe, ije kugira icyo ikora nawe mu ruhande rwawe uyu munsi. Ngo ngewe nambara ubusa, ufite ibitenge nka bingaho ugabanya. Twewe twambaraga ipantaro imwe kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere w'ukundi kwezi n'ukundi. Kazi ati nta muzamu warara kuri matera yasinzira abajura bakamwiba. Oya da, yasinzira abajura bakamwiba. Sibwo akazi bakanyirukanyeho, sibwo akazi bakanyirukanyeho. N'ubundi hahandi nagayaga mu ishyamba nkongera nkajyayo. Abantu bambaza atari kuba hehe, ndahari, urabona ntari hose. Kwihagararaho shanga abantu batakunyuza mu ijisho. Imana yarambwiraga ngo aho nkubwira urye naho nkubwira nturye. Nabambwiraga ati waje ko n'ibiryo bihari tuguhereze. Nkababwira oya ndahaze, kandi umugozi w'ikirere guri hehe yemwe. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ko ikigaragaza yo kiri gishasha, haleluya. Ubona n'abakubeshya tejo bundi tuzagufasha. Kabure ku kwezi ni gushira n'impembwa kwezi, ukuno kwezi n'impembwa nzakugirira neza, humura. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi nemereye gukorera Imana nambaye, kuko nize kuyikorera ntanambaye. Nashonje nzayikorera, nisiza nzayikorera, uko bizaba bimeze nzayikorera, sinzacika intege. Haleluya, 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 haleluya. Imbaraga z'Imana. Undi nawe yatangira ngo yewe ngewe bamvuze rero, ubwo bamvuze ngewe ntabwo ndongera gusengana n'abantu bamvuze. Bakuvanyeho inyama se, baraguhamagaye, nibo baguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko Uwiteka abwira Yobu ati ese ibihumuriza byanjye urabona bidahagije? Ese amagambo yanjye y'urukundo n'ubugwaneza urabona nta kamaro kimaze? Haleluya. Ni ibiki biri gutuma ucika intege? Ni ibiki biri gutuma usubira inyuma? Haleluya. Nukibwira kuwira mubwira ngo humura, ngewe ngufashe ukuboko kw'iburyo. Haleluya. Ngufashe mu kaboko hehe? Buriya kano kaboko gafashe ikintu nawe kapfa kurekura. Ngufashe mu kaboko hehe? K'iburyo. Ibyo gusa se? Dore nakwimikishije iki? Amavuta. Haleluya. Niba uri kumva ya mavuta y'Imana yakugezeho, mbabarire ntiwihagarareho, ahubwo utere haleluya dukoze Satani isoni. Amen. Amen. Haleluya. Amen, 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 amen. Impamvu Imana yabwiye Kuro ariya magambo, aricyo gituma yaje kuvugana nawe gutyo uyu munsi, nuko Imana yakwitegereje ubona ufite ubwoba. Ibyiringiro nta bigihari, nta bikiri kugufasha, nta bikiri kukubaka, ahubwo uri gutendeburika.
ukagenda ncitse intege, ukabura arambaraye. Yewe tujye gusenga nzaba njya y'ejo, yewe tujye kuririmba nabivuyemo, yewe tujye muri nibature oya nawe jyayo. Magambo yakugezeho, bwihebe yakugezeho, banda bimenyereye bakugezeho, ni twewe tubizi. Iyo tudahari umurimo ntiwagenda. Nuko ariko muhumure, muhumura dufite Imana ikugaruriye ibihumuriza. Muhumura dufite Imana iguhagurukije, yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere. Haleluya. Ahataringaniye maringanize. Haleluya. Ubu urabona iwawe ariho inaniwe kuringaniza, urabona mu ruhande rwawe ariho inaniwe ariho inaniwe gupyetura rwose ikahagera neza. Yesu nashimwe cyane. Iyo ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro, henya baheze. Iyo ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro. Haleluya. Iyo ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro, baheze mu cyubahiro. Iyo ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro. Abantu batari bamumenya baba bakihagazeho, bamenye ko ndi runaka. Bansuzugure se? Yesu nashimwe cyane. Umugabo umwe yigeze ava mu ntara ajya i Kigali. Noneho rero abantu baje bati rero wa mugabo sibyo, nugera hari i Kigali ni mu murwa mukuru w'igihugu, hariya rwose ni ahantu hakomeye. Nuhagera uze kumenya ubwenge nuko wihagarareho. Haleluya. Aravuga ati rero buri abantu bageze i Kigali baba bagomba kugira ute? Kwihagararaho. Haleluya. Noneho umugabo aragenda aratega nk'uko yagombaga gutega, nuko aragenda. Haleluya. Aragenda, imodoka imaze kumugeza aho yagombye kumugeza, ako kanya ava yemwe ava mu modoka. Amaze kuyivamo, haleluya, agera hanze. Arabati hano ni Kigali ngeze. Yego. Noneho aragenda ajya ahantu neza neza hitaruye hirengeye. Arangije aravuga ari abantu bageze i Kigali bambwiye ko bihagararagaho, nawe agira nka gutya yihagararaho. Yesu nashimwe cyane. Nawe yihagararaho nyine. Noneho baramubwiye ngo yihagarareho, agira ngo koko arihagararaho nka gutya. Nuko nawe aravuga ati rero ubwo nageze i Kigali mw'abantu mwe ngomba kwihagararaho. Ntiyamenya ko bamubwiye ngo nugera i Kigali uze kwikontorora, ntugire ngo uracyari ahangaha urahura n'abantu batandukanye. Hari uwo mwari mwicaranye hariya ari we gisambo, wayaje kumekinga amakuru n'ibikujyanye nuko uhagaze n'akantu ufite ngo gukiza agatelefone cyangwa n'udufaranga. Rero wihagarareho, niwihereze uwo ari we wese, wibuke ikikujyanye naho ugiye n'ibyo ugiyemo, ahubwo we yumva ko nagera i Kigali hari bwihagarareho rwose. Nuko agezeyo, nuko rwose ajya ahantu harengeye neza hitaruye, nuko yihagararaho, yifata mu manyange nyati. Noneho umuntu umwe araza aramubwira ati none se wa mugabo we ko we yarabonye nyine amaze umwanya munini aho, ko mbona wifashe gutya nka harya bya bintu bajya bambika imyenda babyita ngo iki? Haruvuze ngo hagira umuntu bivuga neza twumve ngo ni ibipupe, abandi ni kadahwema. Ni ibipupe. Maske. Hagira undi. Uko biri kose twese turabyumvishije. Rero biriya bintu hari icyo usanga cyifashe nka gutya.
ikindi ugasanga kimeze utya, ikindi ugasanga kimeze utya, ikindi ugasanga kimeze gutya. Noneho baramubaza se uyu mugabo nawe yaje kuba Kadahwema muri Kigali, yaje kuba igipupe muri Kigali, yaje kuba ndi? Baramubaza ye wa mugabo we bite ko tutakuzi hano, abantu bakora aha ngaha muri gare ko tubazi, none ko tubona weho watuzaniye agashya byagenze gute? Aramubwira ati hora ceceka, barambwiye ngo iyo umuntu ageze muri Kigali yihagararagaho, rero nanjye nahageze buriya nibwo bwa mbere rero nihagazeho, nuko yifata mu manyanginya. Oya kambikore neza. Hangije rwose yihagararaho. Noneho ureba umuntu umeze gutya byibuze ntashobora kumara nk'amasaha 2 cyangwa 3. Aleluya. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko hari igihe Uwiteka ahamagara abantu ariko yabahamagara bakumva nabo umuhamagaro we. Aleluya. Bamara kumva nabi bakikorera imitwaro ikabaremerera, ikabarushya ndetse ikabananiza, ubutumwa bugapfa, ubuhamya bukabura, amasezerano akananirwa, ibibazo bikaba ibibazo. Aleluya. Birashaka kutwigisha iki? Birashaka kutwigisha ngo twongere twisubireho, turebe mbese mu muhamagaro wacu Imana yaduhamagaye tuwuhagazemo gute. Aleluya. Turimo tuwugendamo gute? Tubanye n'Imana gute? Ese turimo kuririmba gute? Turimo gucuranga gute? Turimo gukora umurimo yaduhaye kuwukora gute? Ese ntabwo twumvishije amakuru hanze akaba ari turi kubahiriza kurusha inshingano Uwiteka yaduhaye? Aleluya. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu, haleluya, bamaze iminsi bafite imitwaro ibaruhije, ibavunnye, ibariza, nze mbwira abantu ngo Yesu aje kubaruhura. Yesu aje kubaruhura kuko benshi uko Uwiteka yabahamagaye mwumvishije nabi, mumaze kumva nabi, mwikorera imitwaro irabavuna, mwikorera imitwaro irabarushya, nuko uyu munsi mwabaye indushyi zitaruhuka na gato. Zidahumeka na gakeya. Umuntu agira imitwaro ye y'amagambo imuvunnye, akaza akayikwinjizamo, nawe ikakuvuna, none ukavunika no kumurusha. Warebye ibyawe, warebye ibiguhuza n'Imana, warebye ibyatuma Imana ikwishimira, wakwibanze ku masengesho, wakongeye ibihe byo gusenga, wakwihanganya ukongera ukiyiriza ubusa, wakongera ukibuka ibihe bya mbere Imana iguhamagara. Haleluya. Umubiri ari ugutandukanya n'Imana. Reba igihe waririye kutari wahaga, saa sita ntizigera n'ubundi ukumva wajya kureba mu bisororo uko bimeze. Yesu nashimwe cyane. Igihe wambariye buri munsi kuca mu isoko ukumva n'ubundi wakongera ukagura umwambaro. Wari wahaga kwambara. Inganda ntizirafunga, buri munsi ziba ziri gukora. Aleluya. Ibuka ko ibihumuriza by'Imana biri hafi yawe. Ntabwo Imana yitaye ku mubabaro wawe, ahubwo Imana yita ku bihe uyikenera, uyishaka ndetse ukanayishakana umwete. Icyo gihe nayiza vuba vuba, irirukanga wa nigushyikire nuko maze gusubiza. Bibiliya yaravuze ngo banshakana umwete nibo bazambona. Haleluya. Abanshakana iki? Nibo bazagira ute? Ubwo abatamushakana umwete nawe azajya basangana intege nke. Hari uzayijyana mu rubanza si? Hari uzajyana Imana mu rubanza? Niba hari nahagarare hariya avuga icyo azayishinja cyangwa icyo azayirega.
Yobu yaravuze ati ngewe Imana nzajya kuyiburanya pe, nzajya kuyiburanya, nyibaza impamvu rwose umugore wanjye mwiza yagenda, amatungo yanjye meza rwose yayatwara, abakozi nari mfite, abagaragu nari mfite, abaja, nuko imikumbi n'udukumbi biba biragiye amashyo. Nzayibaza ngombe nyibaza Imana, uwayinyereka ariko uwayinyereka. Haleluya. Imana yo rero ihitiza vuba vuba. Haleluya. Ntabwo byari ngombwa ko itegereza, ahubwo yo yahisiza vuba vuba. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza na azaza Yesu, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Haleluya. Nuko iramubwira ko numva ushaka kuzamburanya, ushaka kuzambaza, waba uzi ububiko bw'imvura ahantu nyibika? Ati hoya. None se, haleluya, waba uzi ahantu izuba njya ndigobeka mu gihe ritarava? Haleluya. Ati hoya. Haleluya. Yobu atangira kudondobera, ageze muri 42 ku murongo waho wa 2, ati Uwiteka we, nzi yuko ushobora byose, kandi ngo nta nikibasha kurogoya ikiyemwe imigambi yawe. Imana itugirire neza. Emera wihane, emera uce bugufi. Yesu yazanye ibihumuriza mu ruhande rwawe. Emera wongere urebe Kristo. Yesu yazanye ibihumuriza mu ruhande rwawe. Nubwo wabonaga bidahagije kubera amagambo bari barimo kukuvuga, nubwo wabonaga bidahagije kubera uburyo bari kwenyegeza amagambo n'imiriro, ariko humura, Uwiteka kuzana ibihumuriza kandi noneho bihagije. Haleluya. Uwiteka niwe uvuganye natwe ngo nzakujya imbere, ahataringaniye maringanize. Ufite ubwoba bw'iki? Ko Uwiteka agiye kuringaniza abarozi bakaba inshuti zawe. Uzarogwa nande se? Hoya mbwira, uzarogwa nande? Ko Uwiteka agiye kwica uburozi bwabo bugapfa bukabura agaciro, uzarogwa nande? Nabikuroga uzajya kuri wese ubisigeyo. Nabiguhereza mu mazi cyangwa mu byo kunywa uzajya kuyihagarika ubisigaho, ubundi witambukire. Turabana bande, turabana bande, turabana bande, tegeka abatware. Papa, papa ni utwa. Hiyo papa, papa ni utwa. Hiyo papa we. Haleluya we papa we. Haleluya we papa we. Haleluya we papa we. Haleluya. Niba turi abana b'Imana, ni gute akazi wari umaze iminsi ubuze katuma gucika intege ukabona ko ibihumuriza byabuze? Yesu niwe uvuganye nawe ngo agiye kujya imbere zawe, ahataringaniye haringanize. Yesu nashimwe cyane. Mwuka w'Imana ari kumbwira, ye mubye, harya witwa nde wowe? Anje. Imana yambwiye ngo yakwitegereje kugirira imbabazi. Imaze kukugirira imbabazi, ije kuguhoza amarira wari umaze iminsi uri kurira. Abantu bakubonye bavuga ati rwose uriya niho ubuzima buri. Kandi rwose uwahishurirwa yuririra mu ibanga ni Imana yonyine. Ariko yabwiye ngo ikimenyetso cya mbere nuko ije kuguhoza, ije gushyira. Haleluya. Ije gushyira. Haleluya. Ije gushyira.
haleluya. Manza wumvira ijambo. Ije gushyira mu buryo ibyari bitari mu buryo. Ije gusohora agasuzuguro ka dayimoni ndetse n'ak'abanyamagambo bahoraga bakuzanira, wayumva ugatengurwa, ugashenjagurika, ukumva uraguye, intege ziracitse. Imana irambwiye ngo iragukomeje kandi iragutsindishirije. Imana iri kumbwira ngo uyu munsi yakuzanye ikongereye n'iminsi yo kubaho, kuko wowe kubera ibibazo wari no kuziyahura, kandi ukigitekerezo wajya gukigira ukavuga ati mbere ya wiki uyu munsi ndi kumara iki ku isi, njyewe nanakwiyahura base nkapfa, ariko nkareka ko wowe rumeze gutya. Imana iri kumbwira ngo igukozeho kandi ikugiriye neza, irakurengeye, irimo kumbwira ngo humuri kuzaniye ibihumuriza. Kandi bariya bose wabonaga bagenda bashyira akabuno hejuru bakanyuguza, nuko bakubita hasi, warangiza ati yo karabaye. Rero Imana iri kumbwira ngo ntuzongera kubabona imbere zawe ukundi. Uyu munsi wa none Imana iri kumbwira ngo nkubwire ko ibitashobokaga bishobotse mu izina rya Yesu. Imana iri kumbwira ngo tambuka uze hano. Tera haleluya eshatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana iri kumbwira ngo iraguhojeje kandi irakurengeye, ndetse iri kumbwira ko igutambukije ku manywa izuba riri kuva. Imana iguhaye izina rishya, kandi abagusuzuguye umanuka bakakurebera mu ndorerwamo uzamuka bagiye kujya baza bapfukame bakubwire wagize imbabazi. Bya bindi ni ba runaka badutumaga burya ntago byavaga muri twihangane. Uzababarire wowe, wabwira ati navuganye n'Imana imbwira neza, kwingiriye neza, mu neza yangiriye, ibyo kurya ni murye, nimwakire mbakemurire n'ibibazo, kuko Imana iri kunyereka iguhaye amafaranga apana udufaranga. Imana iri kunyereka izanye ibishyigikizo impande, izindi impande inyuma, nkabona Imana ibiganjeje neza. Haleluya. Nuko nkabona usimbutse uririmba indirimbo zishimwe. Wajya kugira n'ikibazo cyo mu nda, rimwe na rimwe ukumva uzajya guca mu mayeko, ubundi ukumva ufite ubwoba ko banakubaga. Imana irambwiye ngo yari imbaraga z'imyuka mibi zakoherejweho, ariko uhereye umunsi wa none ikimenyetso Imana iguhaye ni uko utazongera kubyumva ukundi. Uhereye umunsi wa none Imana irimo imbwira ko igukozeho kandi ikugiriye neza. Ibimenyetso Imana iguhaye, hari iki kubeshyeye mubyeyi? Kimwe no mu mutima no kwiyahura, numvaga nakwiyahura. Ntago ukiyahuye, nkubwiye ko ibyari gutuma wiyahura Imana ibyahuje ari byo. Imana ibyahuje ari byo, kuko ugomba kwicara mu rugo rwawe ukarera abana bawe, warangiza ukagira ejo heza, kandi habereye umunyarwandakazi, habereye umuntu wubashye Imana, habereye umuntu wavuganye n'Imana, kuko ariko Imana imbwire. Tera haleluya mu ruhande rwawe, wirira Yesu niwe ubikoze. Haleluya. 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 Imana ni nziza cyane, kandi Imana ishoboye byose. Yesu wacu nashimwe bene data. Imana ni umukozi w'umuhanga, ni umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, ni umukozi w'umuhanga. Yesu arakora. Aravuga ati rero buri abantu bageze i Kigali baba bagomba kugira ute? Kwihagararaho. Haleluya. Noneho umugabo aragenda aratega nk'uko yagombaga gutega, nuko aragenda. Haleluya. Aragenda
aragenda imodoka imaze kumugeza aho yagombye kumugeza, ako kanya ava hehe yemwe? Ava mu modoka. Amaze kuyivamo, haleluya, agera hanze. Aravuga ati hano ni Kigali ngeze. Yego. Noneho aragenda ajya ahantu neza neza hitaruye hirengeye. Arangije aravuga ari abantu bageze i Kigali bambwiye ko bihagararagaho. Nawe agira nka gutya yihagararaho. Yesu nashimwe cyane. Nawe yihagararaho nyine. Noneho baramubwiye ngo yihagarareho, agira ngo koko arihagararaho nka gutya. Nuko nawe aravuga ati rero ubwo nageze i Kigali mw'abantu mwe ngomba kwihagararaho. Ntiyamenya ko bamubwiye ngo nugera i Kigali uze kwikontorora, ntugire ngo uracyari aha ngaha, urahura n'abantu batandukanye. Hari uwo mwari mwicaranye hariya ari we Gisambo, we yaje kumekinga amakuru n'ibikujyanye n'uko uhagaze n'akantu ufite ngo agukize agatelefone cyangwa n'udufaranga. Rero wihagarareho, ntiwihereze uwo ari we wese, wibuke ikikujyanye n'aho ugiye n'ibyo ugiyemo, ahubwo we yumva ko nagera i Kigali hari bwihagarareho rwose. Nuko agezeyo, nuko rwose ajya ahantu harengeye neza hitaruye, nuko yihagararaho, yifata mu manyange. Noneho umuntu umwe araza aramubwira ati none se wa mugabo we, ko we yarabonye nyine amaze umwanya munini aho, ko mbona wifashe gutya nka harya bya bintu bajya bambika imyenda babyita ngo iki? Haruvuze ngo hagira umuntu ubivuga neza twumve ngo ni ibipupe, abandi ni kadahwema. Ni ibipupe. Maske. Hagira undi. Uko biri kose twese turabyumvishije. Rero biriya bintu hari icyo usanga cyifashe nka gutya, ikindi ugasanga kimeze utya, ikindi ugasanga kimeze utya, ikindi ugasanga kimeze gutya. Noneho baramubaza se uyu mugabo nawe yaje kuba kadahwema muri Kigali, yaje kuba igipupe muri Kigali, yaje kuba ndi? Baramubaza yewe wa mugabo we, bite ko tutakuzi hano, abantu bakora aha ngaha muri gare ko tubazi, none ko tubona weho watuzaniye agashya, byagenze gute? Aramubwira ati hora ceceka, barambwiye ngo iyo umuntu ageze muri Kigali yihagararagaho, rero nanjye nahageze buriya nibwo bwa mbere rero nihagazeho. Nuko yifata mu manyanginya. Oya kambikore neza. Hangije rwose yihagararaho. Noneho ureba umuntu umeze gutya, byibuze ntashobora kumara nk'amasaha 2 cyangwa 3. Aleluya. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko hari igihe Uwiteka ahamagara abantu, ariko yabahamagara bakumva nabo umuhamagaro we. Aleluya. Bamara kumva nabi, bakikorera imitwaro ikabaremerera, ikabarushya ndetse ikabananiza, ubutumwa bugapfa, ubuhamya bukabura, amasezerano akananirwa, ibibazo bikaba ibibazo. Aleluya. Birashaka kutwigisha iki? Birashaka kutwigisha ngo twongere twisubireho, turebe mbese mu muhamagaro wacu Imana yaduhamagaye tuwuhagazemo gute. Aleluya. Turimo tuwugendamo gute? Tubanye n'Imana gute? Ese turimo kuririmba gute? Turimo gucuranga gute? Turimo gukora umurimo yaduhaye kuwukora gute? Ese ntabwo twumvishije amakuru hanze akaba ari turi kubahiriza kurusha inshingano Uwiteka yaduhaye? Aleluya. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu, haleluya, bamaze iminsi bafite imitwaro ibaruhije, ibavunnye, ibariza, nze mbwira abantu ngo Yesu aje kubaruhura. Yesu
Yesu aje kubaruhura kuko benshi uko Uwiteka yabahamagaye mwumvishije nabi, mumaze kumva nabi mwikorera imitwaro irabavuna, mwikorera imitwaro irabarushya, nuko uyu munsi mwabaye indushyi zitaruhuka na gato, zidahumeka na gakeya. Umuntu agira imitwaro ye y'amagambo imuvunnye, akaza akayikwinjizamo, nawe ikakuvuna, none ukavunika no kumurusha. Warebye ibyawe, warebye ibiguhuza n'Imana, warebye ibyatuma Imana ikwishimira, wakwibanze ku masengesho, wakongeye ibihe byo gusenga, wakwihanganya ukongera ukiyiriza ubusa, wakongera ukibuka ibihe bya mbere Imana iguhamagara. Haleluya. Umubiri ari ugutandukanya n'Imana. Reba igihe waririye kutari wahaga, saa sita nizigara n'ubundi ukumva wajya kureba mu bisororo uko bimeze. Yesu nashimwe cyane. Igihe wambariye buri munsi kuca mu isoko ukumva n'ubundi wakongera ukagura umwambaro wari wahaga kwambara. Inganda ntizirafunga, buri munsi ziba ziri gukora. Haleluya. Ibuka ko ibihumuriza by'Imana biri hafi yawe. Ntabwo Imana yitaye ku mubabaro wawe, ahubwo Imana yita ku bihe uyikenera, uyishaka, ndetse ukanayishakana umwete. Icyo gihe nayiza vuba vuba, irirukanga wa nigushyikire nuko maze gusubiza. Bibiliya yavuze ngo banshakana umwete nibo bazambona. Haleluya. Abanshakana iki? Nibo bazagira ute? Ubwo abatamushakana umwete nawe azajya basangana intege nke. Hari uzayijyana mu rubanza si? Hari uzajyana Imana mu rubanza? Niba hari nahagarare hariya avuga icyazayishinja cyangwa icyazayirega. Yobu yaravuze ati ngewe Imana nzajya kuyiburanya pe, nzajya kuyiburanya, nyibaza impamvu rwose umugore wanjye mwiza yagenda, amatungo yanjye meza rwose yayatwara, abakozi nari mfite, abagaragu nari mfite, abaja, nuko imikumbi n'udukumbi biragiye amashyo. Nzayibaza ngombe nyibaza Imana uwayinyereka, ariko uwayinyereka. Haleluya. Imana yo rero ihitiza vuba vuba. Haleluya. Ntabwo byari ngombwa ko itegereza, ahubwo yo yahisiza vuba vuba. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza na azaza Yesu, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Haleluya. Nuko iramubwira ko numva ushaka kuzamburanya, ushaka kuzambaza, waba uzi ububiko bw'imvura ahantu nyibika? Ati hoya. None se, haleluya, waba uzi ahantu izuba njya ndigobeka mu gihe ritarava? Haleluya. Ati hoya. Haleluya. Ari bitaringaniye, biraringaniye mu izina. Haleluya. Hari imbaraga zigitangaza, ukavoma bihita, wakwikorera ukagezayo umufuka gusa. Mbese uyu munsi uba wibaza, ese nitwa nde? Ubu nibwo buzima, iki nicyo gihugu, iyi niyo si, aya niyo masezerano. Yewe mubyeyi ndakubeshyeye? Oya. Ndakubajije ngo ndakubeshyeye?
ntabwo mbeshe nibyo. hari icyo Imana rero ishaka gukora mu ruhande rwawe. Imana imbwiye ko igiye kuringaniza ibintu bitaringaniye mu ruhande rwawe, kandi ikintu cya mbere igukoreye ni uko igukujije iyo myuka mibi. Icya kabiri Imana igukoreye ni uko igaruye umugisha wawe mu biganza byawe, ndetse umugisha wakiriye uhereye none ugiye kuzaruta imigisha wari ufite. Hayiwango, hiyo niyo Mana nzakorera. Haleluya, hiyo niyo Mana nzakorera. Haleluya, hiyo niyo Mana nzakorera. Haleluya. Imana idakiza, Imana idakora ibitangaza, naba ndi kumara iki? Uyu mubyizi se naba naje kumara iki? Nari kujya no gucuruza, ntajya gusaba n'akazi, ntago ari nka cya gihe bambonaga bakavuga ati uriye umuhaye akazi no kukwiba yakwiba. Ubu se wowe ni wakampa uyu munsi? Niko ubu watinya kumpa ibiro byawe ngo ngukorere akazi? Ubu watinya kumpa na marketing ndamutse mbwiye umuntu ibikorwa ukora yavuga ngo uriya muntu aribara? Uwo mwuka w'urwikeka Yesu yawumanaguye mu izina. Turiho kwa amavuta y'Imana. Bwira mugenzi we ngo turiho amavuta y'Imana. Bwira mugenzi we ngo turiho amavuta y'Imana. Ntabwo bakitubona nk'ibisambo, ntabwo bakitubona nk'abanyantege nke, ahubwo batubona nk'abashoboye, kuko byashobotse mu izina. avuga ngo ndakira gukorwaho n'Imana mu izina rya Yesu. Ndakira gukorwaho n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakira gukorwaho n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Senyeye Satani n'imbaraga ze zose. Senyeye Satani n'imbaraga ze zose. Senyeye abanyamagambo n'ibinci intege. Senyeye abanyamagambo n'ibinci intege. Hari abantu bari bagiye kwirukanwa mu kazi, Imana imbwiye ngo nimukabemo, ntabwo muzakavamo, nimukabemo mu izina rya Yesu, ahubwo abashaka ko mukavamo bagiye kukavamo ari bo, maze mugasigaramo mu izina. Rero buriya iyo bigeze hano byahindutse umuriro, mujye mumenya ko buriya n'ibidashya bigiye gukongoka mu izina. Ubusite ngo ntabwo uri kubyumva. Imana igiye kuguhereza akazi. Imana igiye kuguhereza akazi. Ziriya nshuti zijya zigira gutya, zigira ati njyewe nduwange uhereye ryari? Kandi Imana ikubwira ubu hari uko igiye kubigenza. Hayo baraje bigenze neza. Nubwo uba muri etaje ariko yiriragamo, ndi kukubeshya, ariko Imana ikubwira ni kenshi yavuganye natwe dutabara, ariko none ngiye kuza kubikora. Ni kenshi yavuze kukugirira neza, ariko none hishe kubikora. Shabuze kuba muri etaje Imana bayabibonye, imaze kubibona iravuga reka mwigishirize muri etaje. ariko igihe kigarageze izikunezereze muri etaje. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yamarira bwihishwa.
yayandurira mu ibanga, yayandi ubu udashaka ko n'abana babona ko warize. Nose na Yesu wayamuhisha. Yaje kandi yaje igiye gusobanura ibintu bidasobanutse, igiye guhindura ibintu byari babona nk'irangi bitahinduka, bitahindura ishusho, bitabona izina rishya. Imana imbwiye ko ivanye agahuga k'ubuzima bwawe, isunitse kure, ikubise inyuma, ubundi nawe ugiye kubona ihishurirwa rishya, ugiye kubona amashimwe mashya, kuko ayo yakinguwe n'Imana. Yo, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, nshuti zawe, amen. Ubuse umuntu bitangiye gufata nabonaga Imana rwose muri izi mpanuka pa rwose nabonaga impanuka ije neza neza imujyanye, akaguru kagenda ndetse mu kugwa hasi n'umutima ukagenda, ariko Imana ngiye Imana kurinze impanuka. Imana ngiye kurinze impanuka kandi vuba byihuse. Hari ugiye kuzabona ukubereye igitambo, ubona ko yahuvuye, uzibuke ko hari Imana yavuganye nawe kandi zishushe. Uzi gukorera umukire, igihe cyo kuguhemba cyagera yarangiza akayamanika. Uzi kugenda ugacuruza, abandi barakunguka ukabura igishoro, ukabura n'inyungu. Uzi guhingira hamwe n'abandi basarura, wowe ukibaza ibyabaye bikakuyobera. Uzi gukora akazi baguhemba, umva ibintu biteye agahinda, ariko numara gusobanura ko ari ubutayu. Haleluya, amen. Turafata ukajya gusenga isengesho rishya, numara kumenya ko ari ubutayu wari urimo. Haleluya, amen. Tugiye gusenga isengesho rishya. Uzi gukora akazi, nawe uri kunyumva ndi kukubwira. Uzi guhembwa, ukibaza nahembwe cyangwa nayataye cyangwa bayasubiranye, byagenze uko. Oya ibintu byagenze, oya mumbwire byagenze uko kabisa. N'ubundi ukamera nk'utayabonye, ukamera nk'utazi uko yarazi. Uko wambaraga nuko, uko waryaga nuko, ibibazo biracyari bya bindi. Noneho kameze kiriya uwo kumva yiyumvishije. Ndi gusobanura icyo bita iki ubutayu abagabase n'ibindi. Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo hari abadayimoni 10 boherezwa ku bantu kugira ngo babakamureho ibyiringiro, babavanyemo imbaraga z'ubwenge, babavanyemo ibikwiriye, ahubwo babashyireho umwuka w'ubugoryi, babashyireho umwuka w'inyatsi, babashyireho umwuka wo kwirarira, babashyireho umwuka wo kwigaragaza, babashyireho umwuka erega Imana iri kunsura, igihe mbwira afata agakaramu bandike mwandika.
mbabwira abadayimoni abari bose simbabwiye ko ari 10 kandi bari gukora muri uyu mwaka wa 2023 kugeza 2025 senga uve mu mubiri ujye mu mwuka umudayimoni wa mbere bamwita cyubahiro uzi cyubahiro yageze satani yaramubwiye ati genda ujye mu banyempano genda ujye mu bayobozi bayoboye isengera amasengesho ndetse n'ibindi ubibutse ko bakomeye nibumva icyubahiro ko bakomeye tuzaba twagize ute hari bandabimenyereye udayimoni uramuzi se witwa ndabimenyereye dayimoni witwa ndabimenyereye muramuzi aho yageze asigara wibaza uwo bita ntari ntibyakwemera muramuzi ntawakora ntahari hari undi mudiyakoni ukomeye nkanjye nonese hari undi muyobozi wayobora neza nkanjye hari undi uzi guhanura nkanjye se ntahari ntawakora ugateranyaho ndabimenyereye ugakubitaho cyubahiro umurimo w'Imana urapfa hari uwitwa rero nzabidurumbanya uwo nguwo ni uwa 4 nzabidurumbanya yajya mu baririmbyi akabavanga yajya mu bacuranga akabavanga yajya mu banyamasengesho akabavanga yagera mu materaniro akabavanga uwo ni nzabidurumbanya hakubitira mu witwa mujinya yaba yimenyemo kakaba karabaye hakaba haje mu witwa magambo ayiwe magambo we noneho azameze nk'umuriro w'itamira uretse kuzima vuba uwo bita niko byavuze ibe ntabwo bindiyo ntacyo bitwaye barunaka barabikora bya bintu niko byavuze na kera nta kibazo niko byavuze hageramo noneho witwa kamere muramuzi kamere ntabwo ipfaga ari uko ubayishyiguranye na nyirayo koko se niko biri Paulo yavuze ngo ibyari intamu zanyu nabihinduye igihombo ko gukurikira nde Kristo none wowe uzapfana na kamere yawe urabibona ugenda asigaye hariho n'uwitwa nzabihisha buriya witwa nzabihishamo iyo yahageze yiba musenga akakubeshyira mugenda akavuga ukuri n'ukutari nzabihishamo uramuzi buriya nzabihishamo uramuzi shaka ukagendanya imvura ikabanyagirana muri kumwe ukamutiza umwenda ngo imvura itamutose ukamutiza umwamburi nawe ngo yiyorose nzabihishamo nzabihishamo imana igukize banzakwihishamo imana igutandukanya n'ibikwihishamo uzi ibintu bibana n'ibyo bidayimoni se ntibitinya no kukubyukira mu gitondo koko ati se waramutse amahoro akuzanye n'ikizungu atari kurabizi runaka yakuvuze gutya we yakoze iki umunwa yawugurishije yari yashyizeho akagufuri hoya mbwira wavugaga bimeze gutya amen Yesu yaravuze ngo abo ngabo ngo bamaze kubona ingororano zabo amen abo bamaze kubona iki ingororano zabo umudayimoni wa 10 bamwita bwihebe wazahita kubwira ati kwa runaka narahasengeye no kwa runaka sinari nyoboyera sinjye wari umudiyakoni mukuru nose sinjye wabaraga n'amaturo sinjye wayoboraga amasengesho nari umukuru w'itorero none se kwa runaka sinjye watangije ririya torero ntabwo bizi na ba runaka bwihebe aba yarihebye kubwira ati ngewe mujye muza ariko mumbaza ibintu bigenda gute ibintu bimera gute mujye muza babwihebe buriya bari basabwenge buriya umugabo bita yuda muramuzi yuda ntabwo Yesu
bubaha iki? Ikintu bita ingano cyane. Noneho Yuda we barangiza baramubwira, wewe bitewe yuko wize ibyo bita accountability cyangwa management account, muranyuma, uzajya ugira gute? Uzajya ubika n'ibiceri, uruhabo rw'amafaranga ujya urabubika. Uruzi ko Yesu yamwihanganiye akiba imyaka 3 n'igice, akajya agavura akavuga ngo batuye aya n'aya atariyo, agatseta mwayashaka. Yesu abirebesha amaso akamwihorera, ariko umumaro wa Yuda yari ibi. Yarazi ko Yuda ari uzamugambanira. Muranyuma, Yesu yarazi ko Yuda ari uzagira ute? Uzamugambanira. Kandi igihe bari ku meza y'umwami ngo yamanyaguye umutsima, atarawumanya barabwiye ati muze hano bakarabye. Muranyuma, muze hano ngire gute? Arabakarabye. Muze. Noneho Petero atariko mwami wanjye, ubu koko ni wowe ukwiriye kubunyoza cyangwa ni ngewe wakabaye intoza? Nawe ati basi ibyiza winkarabya intoki ndetse n'amaguru, basi shobora unyuhagire n'umubiri wose. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kukubwira ko ibyaha Yuda yari afite byari biri, nubwo bamwise iciro ry'imigani ry'ibyaha byinshi, ariko Yuda yari afite ibyaha bibiri. Yuda yari igisambo, yari azi ibintu bita guteta, kuko yari azi gukoresha ikaramu. Muranyuma, yari azi kugira ute? Kwiba. Uri kunyuma? Yari azi gusiba umubare agahindura mu wundi. Yesu akicecekera. Yuda ikindi cyaha gikomeye yakoze nuko yagambaniye nde? Yesu. Ariko ntabwo yamugambaniye kubera ubugome, ahubwo yamugambaniye afite kwizera ko nta muntu wamubasha. Murimo kunyuma? Kubera ko Yesu yageraga ku bapfuye akababwira ngo nimubyuke bakabyuka. Yagera ku bantu barwaye bakaremba akabakiza. Yagera ku mpumyi akazihumura. Amen. Yesu urumva yaramugambaniye kubw'ubugome. Yewe yamugambaniye kubw'ubugome. Yari azi ko niba hagarara ababwira muhagarare bagahagarara nk'ibipoto, ntibanyeganyege, ntibanamukorere. Yatekerezaga ko ashobora no kubabwira ngo nimusubireyo, ubwo bagatubwenge bagahita basubirayo, nta nicyo bamubashije. Nuko icyo gihe umugabo bita Yuda, Yesu nashimwe cyane, yabonaga Yesu bamutwaye, haleluya, nawe akagenda arunguka, akagenda agira ute? Yewe akagenda agira ute? bamunyujije ageze, haleluya. Hari umugabo bita Petero. Petero muramuzi cyangwa muramuzi? Petero yarahiriye Yesu arangije aramubwira ngo nta kumahoro duhaye ku masamaki, ukaduha ku mitsima, ukaduhereza n'imigati, ntabwo rwose ngewe wazajya no mu rupfu tuzagira ute? Tuzajyana. No mu bibazo tuzagira ute? Tuzajyana. No mu ngorane tuzagira ute? Yesu aramubwira ati Petero, haretse ibintu byo kwiyemera. Petero yari umuntu wiyemeraga, yiyaminiyaga. Muranyumva? Yagira gute? Yiyaminiyaga. Kandi muri ubwo bwiyemezi bwe nabwo bwabaye bwiza. Burya mujye mujya mu bintu by'Imana mubishyiremo umuhati.
ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umurimo werekejeho amaboko ukora iki? Umwete. Kuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi. Petero rero yari yamenyaga, yabonaga ko ibintu byose nta wakora ku mwami we. Hari aho bajyaga kumuhirika mu manga, Yesu akabinyugushura bakabona ageze nk'aho gutambuka yigeze. Bamusunika bakabona banyuzemo arigendeye, aciye mu bantu nka gutya hano aritambukiye. Haleluya. Amen. Amwira ati Petero, izi ndahiro kurahira uri kuzirahizwa n'amafi yanjye rwose umaze guhaga, uri kuzirahizwa n'amacapati umaze guhaga n'icyayi. Niyo abana bakoreraga icyayi kimeze gute ntabwo bizi, ariko uko biri kose cyabaga kiryoshye tu. Nuko Yesu aramubwira ati inkoko itarabika kangahe? Gatatu. Uzaba umaze kugira ute? Inkoko itarabika uzaba umaze kunyihakana kangahe? Gatatu. Ntabwo ari inkoko yabitse gatatu, ahubwo ni Petero wihakanye Yesu gatatu. Inkoko irabona igira ute? Irabika. Noneho Yesu bamutwariraga nko mu kilometero, Petero nawe ubwo ntumbaza aho Yuda yabaga ari, nawe ari gukebaguza, ariko cyane cyane uwitwa Petero. Bamunyujije hehe muhire, ijisho mbese yari cyane cyane kurumva, yarebaga kure cyane aho bareka kugira ngo batamenya ko bari bamunyujije hehe, bakase hariya akabona akagira ute? None kandi uyu mugabo yambara nk'abo kwa Yesu. Njye nta nubwo muzi rwose, umugabo nta nubwo muzi, none ko tubona ameze nkabo. Rero Yesu bitewe no gutindana n'abigishwa be, amavuta yari yarabajeho nabo, noneho bose barasa, ntabwo ashobora kumenya ngo uyu niwe uyu si we. Mwanyumvishije? Niyo mpamvu abakuru b'amadini n'abafarisayo ubwo bamugambaniraga ntabwo bari bamuzi mu by'ukuri, kuko yasaga n'iki? N'abigishwa be. Muri kunyumva? Niyo mpamvu rero bashatse umwe muri bumuzi neza kugira ngo azagire ute? Azamubereke. Muri kunyumva? Noneho Petero arabyaragira abandi ati kandi turi kubona usa nawe, dore umugabo babanaga, ariko rwose ko njyewe nduba hariya mwari matayo, ubu murabona kuko njyewe rwose nta nubwo munsi uwo mugabo rwose njyewe ntabwo muzi njyewe ndi mwene Simoni rwose. Mwanyumvishije? Petero mwene Simoni muravuga ati yewe njyewe ndi mwene Simoni rwose mwindenganye. Noneho iriya nkoko yabitse, turi kwiga ku ishuri twabahije mwarimu ati iriya nkoko yabitse niyo kwandi, ni Yesu wayigendanaga nukiza kubika cyangwa ni Petero wayizanye. Iriya nkoko niyo ku mwami bita Kayafa. Urimo kunyumva? Uko niho yari, muri kumurikirana, niho yari cyo nuko inkoko ngo kukuruku. Petero ahita yibuka ijambo Yesu yagize ute? Ati inkoko itarabika uzaba umaze kunyihakana kangahe? Yahise agenda arareba uvuga ati abantu ndakwihakana muvuyeho ngize gute? Noneho Yuda abonye uburyo bari gukubita Yesu iminyururu, amaraso barimo kuyamuvusha, ahita agenda aravuga ati rero mwa bakuru b'idini ibiceri mwambaye dore ngibi mubisubirane, ariko murekure nde? Yesu. Ibiceri barabyanga, ingaruka z'icyaha nazo ni nuko umugabo yagiye yimanika mu giti, byibuze barebe ko yagabanya ibibazo. Aba yivutuye hasi ubura waba utarakinga hariya,
urupfu umugabo bita Yuda yapfuye na bya biceri yagurishijemo Yesu atanabizi. Bene data, guhemuka ni bibi. Uzemere baguhemuke, uzemere bakuvuge nabi, uzemere bakwandarike, uzemere bakwandagaze, mu ijuru hari Imana izaza guca ubutabera ikurengane. Mu ijuru hari Imana itabara izaza kugutabara ikugirire neza. Mu ijuru hari Imana itajya izakugirira neza. Amen. Bashaka gusenga Imana. Wari umaze iminsi nawe nta bimuzi. Wari umaze iminsi ubona imigisha yaragiye. Wari umaze iminsi ubona uhanganye n'aba badayimoni 10 mfite. Ndetse abandi bajyaga bahangana nabo no mu buryo batazi. Ariko Yesu ari kumbwira ngo agaruye imbabazi n'imbaraga ku buzima bwawe. Agaruye urukundo ruhebuje rwose ku mibereho yawe. Ndetse nawe arakuritse. Ndetse nawe arakurengeye. Reka duhaguruke ku maguru yacu yombi. Twinginge Imana iduhaye isezerano rishya ry'uko igiye kuringaniza ibintu bitaringaniye imbere zacu, ku buzima bwacu, ku mazina yacu, mu rugo iwacu, muri byose kuri hehe kuri twe. Haleluya. Amen. Tuyizamurire icyubahiro. Uyu munsi twayisaba kindiki ko byose yabikemuye, ko yayinganyije ibintu byari bitaringaniye. None se twayinganyije haba tuyizamurire icyubahiro. Mana data wa Yesu wera wa Isirayeli, tukuzamura icyubahiro kuri Imana. Waturaritse utuzanira kuvugana natwe. Ubwo twari ducitse intege, ubwo twari dusubiye inyuma, ubwo twari tunaniwe, ubwo twabonaga nta bufasha, nta n'ubutabazi bundi buhari. Ariko uje kubaka imitima yacu, uvuganye natwe ngo uduhaye ibihumuriza. Si ibihumuriza gusa uduhaye, ahubwo uringanije n'ahataringaniye, kugira ngo wiheshe icyubahiro n'Imana. Niyo mpamvu natwe tugukomeye amashyi